Byose Online TV nk'ibisanzwe rero tubagezaho inkuru nyinshi nziza kandi zihuse. Uyu munsi rero twabazaniye uburyo ushobora kwirinda impanuka ya gaze. Abantu bose batekera kuri gaze n'abandi bose bakoresha gaze, murebe kandi musangize n'abandi iyi video barebe uko bakirinda impanuka ya gaze. Ni nyuma rero yuko hirya no hino mu gihugu hagaragaye impanuka nyinshi zinyuranye za gaze bitewe no kuzikoresha nabi cyangwa kuba bafite ubumenyi bukeya ku buryo bakoresha gaze. Ni nyuma rero yuko mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge gaze yaturikanye umwana w'umukobwa wari urimo ateka bimuviramo gushya ajyanwa ku bitaro. Uyu munsi rero twabazaniye uburyo ushobora gukoresha gaze mu buzima bwawe bwose, ntigire ikiguhungabanya, ntigire ikigutwara, ukirinda impanuka zose, ukirinda gushya, ukirinda inkongi z'umuriro biterwa ahanini no gukoresha nabi gaze. Nk'uko mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2019 RURA yanyujije kuri Twitter ubutumwa bugaragaza ibyo abakoresha gaze bakwiye kwitwararika. RURA rero yagize iti mu gihe habayeho guhita kwa gaze cyangwa kuva kwa gaze, uzabibwirwa n'impumuro ya gaze yihariye. Muri icyo gihe rero dore ko uzabigenza. Mu gihe utetse ukumva gaze iguhumuriye, funga iyo gaze. Icya kabiri, mu gihe utekeye mu nzu, sohora icupa ryawe hanze y'inzu ahantu hari umwuka uhagije kandi ufungure n'inzugi n'amadirishya. Igihe gaze yawe rero yafungutse, irinde ikintu cyose cyatuma gaze yaka nko kunywa itabi, kwatsa ikibiriti cyangwa gufungura prize ndetse n'ibindi. Irinde kuzimya cyangwa kwatsa amashanyarazi ukoresheje interrupteur. Ikindi kandi mu gihe gaze yavuye iri guhumura, irinde kuzimya cyangwa kwatsa ibikoresho bikoresha amashanyarazi kuko ibyo bikoresho bishobora kuzana udushashi dutoya dushobora gutuma gaze hita yaka. Ibi rero ni bimwe by'ingenzi bya mbere ushobora gukora kugira ngo wirinde inkongi y'umuriro itewe na gaze. Muri iryo tangazo rero RURA yakomeje ivuga ko icupa rya gaze ribikwa buri gihe rihagaze kandi ahantu hari umwuka uhagije, hategereye ikintu cyatera ubushyuhe cyangwa cyatera inkongi y'umuriro. Bibaye byiza kurushaho ngo waribika hanze y'inzu ahantu hizewe, aho ridashobora guhanuka cyangwa kwangirika. Ngira ngo namwe murabibona ahantu hose abacururizwa gaze usanga zishyirwa hanze, ubundi gaze ntabwo ari yo kubika mu nzu. Komeza rero dukurikirane, sangiza abandi iyi video, kora like, kora share, ubundi ukore na subscribe nimutari wayikora. Ukomeze kuryoherwa na video zacu Byose Online TV tubashiriraho. Murakoze cyane.